simbizi ibintu byo gushaka umugore nubwo nashatse umugore nkaba nubatse urugo ndabona biri kunyobera pe biri kungora birimo kunyara stress ndikumva bitazabishobora kabisa. Mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje mwese mubana natwe ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment umunsi kundi ndi kumwe na Papa Inez ubu nagukirika yose kwanyita kose nta birenze. Papa Inez ni kukuye kwitwa uzabwire n'abantu nibazongere kukwita Kayusi nibazongere kunyita Kayusi bazayo yanyita Papa Inez Kayusi. Ubu ufite izina ubu ufite irindi zina rishyashya ry'umubyeyi. Kandi kumubyeyi ni abantu benshi bazi ngo ntabwo ushobora kugira urugo si by'agaciro kuba umuntu yambwira ngo Papa Inez ni iby'agaciro nyine. Nanjye abantu bose bamwe birirwa bavuga ngo nta mwana ngira ngo sindabyara ngo intanga zanjye zarapfubye ngo ntabwo mushobora ngo kubyara. Hari amagambo nyine numva abantu bavuga ngo se ngo buriya ngo Kayusi ngo arashukwa, abandi nkumva baravuze ngo ko se buriya Kayusi ngo buriya ngo yabasha gutera akabariro. Nyine nkumva amagambo menshi mu baturanyi ndetse no mu bitewe nyine n'ibyabaye mbere hari umuntu utakumva ko wakongera ukaba umugabo ukamenya inshingano. Ariko ibyo byose kubera Imana bishobora kubaho ibintu bikagenda neza. Ikintu nshaka kukubaza ubu ngubu wahinduriwe izina nkuko nyine uri Papa Inez ubu nibikorwa ubu ugomba guhinduka wese. Izina ni naryo muntu rega ntacyo bitwaye. Ugomba guhinduka wese ukamenya nyine. Nuko bamenya ko mfite umwana mfite n'umugore kandi izina ryanjye bararisi ni Kayusi nta kindi. Ni Kayusi. Hanyuma inshingano. Inshingano z'umugabo. Twitwaramo gute? Nakubeshya uriya mugore. Angeza ahantu pe, angeza ahantu. Nimba wenda ari handi bajya bavuga ngo burya ngo umugabo ngo gushaka ntago byoroshye. Bari bajya bavuga ngo gushaka ni byiza yuko nabwo kudashaka ngo nabyo biba byiza kurushaho. Ariko ngiye uriya mugore aranzengereza, arankoropesha, aranekesha. Ngira uko nzajya njye gushakisha. Ariko nagukoropa aho waba mubeshye. Akubizwe ko tutabana wewe Keza. Ibyo bintu bikura he? Gukoropa byo ntabyo nzi kuko nubwo twaganira. Ngo sinkavugane ngo n'abana be. Bari abana babyawe n'undi mugabo. Turumvikana. Bari abana ntacyo mpfana naburetse ko nshobora kubabira umubyeyi mu gihe se wabadahari. Siko bimeze. So rero sinzi impamvu abantu bahora bambwira ngo urugo sinzarushobora. Kandi uriya mugore nawe akabaha montage na avantage akababwira uti ngo Kayusi arananiye. Ngo Papa Inez ngo arananiye. Kwese namunanije iki? Ko nemeye inshingano zose nk'umugabo arananira mu buhe buryo? Se guhora ngewe antonganya. Guhora ambwira ngo nkurikiza amategeko ye. Niho ubundi umugore ategeka umugabo bibaho se? Ntago bibaho. Erega umugabo ahora ari umugabo nta n'umugabo w'imbwa. Ariko Mama Inez ibyo avuga abagusaba ntago bagutegeka. Ntago akubwira ngo ndavuze ngo uragutegeka no gusaba biratandukanye. Urakubwira ati reka dukora iki. Ntago avuga ngo ndavuze. Ariko nanjye abagomba gutegereza igisubizo cyane. Ntago abagomba gusheta igikongo ngo ashireho by force. None se Kayu ubundi ikintu ubona kigoye mu rugo. Kuva aho iminsi maze ushatse ubana n'umugore wawe mu nzu. Ubu nari iki kintu kikugoye. Urebye ikintu kingoye ikintu ubona nyine utaramenyera nyine kiri kukugora mu rugo. Ikintu ngiye ntaramenyera ndi kubona mu buririho ni sawa. Ariko mu mibereho y'ubuzima busanzwe burya guhaza urugo rw'abantu batanu biravuna sibyo? Nubwo bajya bancyurira ngo ndi umwinjira sibyo? Ariko mu rugo rw'abantu batanu nanjye wanje arimo siko bimeze. Yego. Reba abantu uriya mugore afite n'uwanje guhaza mbese inda zirenze 5. Yego. Ibyo byo biramvuna cyane nkatekereza ukuntu ku mihanda nabaye ikiro ry'imigani no kubona uwugira icyo gufasha no kubona uguha akazi biba bigoye. Urebye ni nkaho nsa nkaho ndi umuntu wibuze. Ariko nubwo nibuze duke mbona turadusangira sibyo? Turadusangira imisi kicuma ubundi ibintu bikagenda neza. Ariko gutunga ruriya rugo rwose biri kumvuna pe. Ubushobozi buri kumbana buke. Ibyo biba mu ngo zose. Nje ntago ari wewe wenyine nyine uko niko kuba umugabo. Uko niko kuba umugabo. Ariko nanone ibyo byo ni ibintu bisanzwe. Ubwo impamvu rero bashenga ikintu kiri kukugora mu rugo. Nago mvuze ngo ibyo guhabyo nyine ugomba kubikora. Ikiri kungora cyo mu bintu byumvikana byo uriya mugore ntago turi kumvikana. Ntago turi kumvikana. Hari ibyifuzo yangejejeho ndumubwira ko ngomba kubikimura nyuma yo kuva mu bukwe sibyo?
ari n'umukobwa afite nawe ntago turi kuhuza neza urumva bitewe nuko uwo mukobwa nawe bita Betty ntakashika ko mbana na nyina urumva kandi Betty nawe burya iyo urebye neza ntago urukundo yangiriye rwamushyizemo ntago urukundo yangiriye rwamushyizemo uriya munsi nanze kumuca intege yego nanga kubimwemerera nanga kumubwira yuko Betty yankunze ankunda yanatomboye kubona ndi ruhande rwe bikumva ariko kuba nyina wabizi ko Betty adashika ko tubana arabizi kuba Betty abizi neza ko adashika ko tubana na nyina arabizi sibyo ku rundi ruhande nyene urebye nibyo ngibyo bimbangamiye kuba ntari guhuza na mama neza ya urumva nta nubwo nahuza n'uriya mukobwa wa Betty bituba uriya namwita umwegisi si umwegisi burase mwarakundanye cyane ubundi nta nubwo ntago ari cyane ariko yako yagiranye beef na nyina ariko nyene ibyo biri kungora cyane ntago ndi kubyumvisha neza barakunkeke yakasa mutwe kuba ari ubwa mbere nshatse ngiye biri no kunzunguza sinkubesha nimba wenda narashatse n'umuntu tutangana simbizi ibyo ntago ntekereza ko ari byo byatuma mu rugo hari kuvuka utubazo wowe wumve ko nese wowe ko nzi ko mujya muganira ukika ko ari ye mpamvu ngaho nawe ngira inama tugishe n'inama abandi ko ngewe birenze biriya aza akavuga gusa nyine nawe ahangayikishwa nuko azi ko wanyuze mu bakobwa n'abagore benshi n'abagabo aravuga ati se koko ntago nkwiye guhangayika nkamenya niba koko turi bazima mukajya kwipimisha ariko yumvise nawe utabyumva udashaka no kubyumva arabyihorera aratuza naho ibyo kuvuga kugukeka na Betty nabyo birumvikana uriya ni mukuru ni umumama ukuze mukuru kuba yakumva ko watereta undi mukobwa muri mu kigero kimwe ni ibintu nabyo birumvikana kandi nawe uri umugabo uriya ushobora kubitekereza nta gihamya afite ariko ntubitekereze nta gihamya afite biriya n'ubwoba afite nta gihamya afite biriya n'ubwoba afite ntago nakubesha ahubwo inama namugira nuko yatuza kuba ku rugo rwe neza arkumva nayo ibyo umukobwa we bita Betty ntago urukundo rwe nakwemera kubwinjiramo mu gihe mbana n'uyu mukecuru nako n'uyu mama Betty rero abagomba kubyihanganira kuko nanjye ubwanjye sibyo singewe kandi singomba kubanira umwana we nabi urumva uriya mu mama yarubatse azi iby'urugo ni mukuru arakuze azi urushako azi gushaka nabi azi no gushaka neza uko bigenda byose rero impamvu abitekereza aravuga ati nanyuze mu bagabo nanyuze mu rugo nzi urugo uko rumera nanyuze no mu burayi rega uriya yanakoze n'uburayi nese abana afite yabakuye yababwiye ku giti iyo umuntu abyaye wese ntago aba ari indaya none se abicuruza bakabyara bakora uburayi babyita iki si uburayi akayowe keteranye ibintu hari ukubyara bisanzwe nkuko wahura n'umuntu mukabyarana ejo ugahura n'undi mukabyarana hari no kujya ku muhanda gutega ugakora akazi ko burayi ukabubyariramo niko byamugendekeye oya we ntago yicuruje ntago najyaho ngo musebye ngaho nawe waba uri ko musebye ahubwo nuko yagiye atandukanye n'abagabo ariko bigaragare ko adashobotse kuko nanjye ubwanjye ari kunzengereza ari kunzengereza akubeshe ndabona yatuma niyahura ngewe ndabona stress zirimo kumbana stress umugabo uhangana ntago nge ndi buhangane nibibazo nyine uri kugira ugomba kubana nabyo nyine ukabikemura niwe mugabo rego uri mu ntago ndi buhangane uri kumva bigire ku rwego rwo kubura amahoro uri kumva ndimo kuyaburishwa n'uriya mugore turi kubyumvikanaho afazari ndabona runo rugo rwanjye nawe rutazashoboka pe gusa nge nakubeshe inshingano z'urugo sinizeye ko ndi kuzuzuza neza 100% kuko hari ibintu byinshi bingoye ni ikibazo gikomeye cyane hagataho ngaho rero ngewe mugomba no kugira inama ikicu nakora ni nyuma yo kuva muri biriya bintu mwari muzi narindimwo naringiza amahirwe gutya ugataho kugira ngo ngende nturagura umukobwa wese mujyana ku mihanda reka byibuze niyunge na mama Ineza ari we mwana twabyaranye abantu babone yuko byibuze nagarukiye Imana nkagarukira uriya mugore ndacyasenga cyane none se wewe ushingiye ku cyuvuga ngo sinsenga nuko nyine buriya umuntu usenga biba bitandukanye n'uburyo n'imyitwarire bisanzwe none se harubwo nitwara nk'ikirara cyambere cy'inzoga nazivuyeho nago bitwara nk'ikirara inzoga nazivuyeho amatabi nabwo ndetse ko nigeze nayanyweyeho gake ariko amatabi nayavuyeho nayo ibintu by'urugomo nabivuyeho ndabizi ko wabiretse byo kora rero anyeka avuga ngo nazerereye ngo mu batinganye ngo nzerera ngo mu bagore no mu ndangamirwa ibyo byo nabicitseho rero nta mpamvu ahubwo atuze turubanemo anyubaye nk'umugabo nanjye mwubaye nk'umugore
pani byo gufata igiziriko ngo nkurura ko yiboneye. Ikindi kintu nanone wige gukemura ikibazo nk'ibibazo biri mu rugo iwanyu n'ibibazo bibiri byoroshye. None se kuri YouTube niho bakemurira ibibazo ko n'abanyamakuru baba batugendaho. Urumva we murabiganira kumva ntubyumva wakumva ko naza kubivuga ko hano kuri kamera ari buri buze kubona imbaraga nyine akababara afite. Mbese akabaragira akitura iyo babaye hakagira umuntu umenya ikibazo ufite wundi utari wa wundi wakiguteye uraruhuka. Hanyuma bakagufasha iki? We yarabikubwiye yumva ntubyumvise. Aravuga ati wenda nabona nagiye kubivuga. Arabona gahinda mfite nyine arabona ko mbabaye. Niko nabitekereza. Gusa kayusi kubaka no kwigomwa. Ngahoro basi nawe ugira icyo ufasha rero nimba wewe si wadutanze kubaka? Si wadutanze kubaka wewe si wananze kubaka? Ni inama nge ndi bukugira. Kubaka nuguca bugufi mwembi. Niwumve kuri umugabo mu rugo kuri igitangaza kuri intare kandi ko uri umugabo pe nawe akakubaha nk'umugabo. Mu myanzuro mufata mu rugo mubiganire mu binozo umuvuga uti se iki tugikore gutya cyangwa tukireke beti se kumwirukana akava hariya ni wo mwanzuro cyangwa tubigenze gutya nanjye nka papi neza nka nyir'urugo mfasha umwanzuro wo kugira ngo koko niba uko namwitwaragaho niba nyine bimubangamira reka mbireke tugerageze nyine niba nakiri hagati yacu mubikemure ibyo kiveho niba kwipimisha cyarabaye ikibazo ugende wenyine. Ase kukiyumva ko ndwaye sida? Kubera ikiyumva ko ndwaye sida? We kukiyumva ko atayigwaye se? Azi ko nyine wakoze ibintu byinshi. Wese ntabyo yakoze. Afite abana 5. Urabizi neza ko afite abana 5? Afite 5 burya? Afite 5. Umwe wenyine ni urimo wanjye. Ure kubyumva icyo kintu? Mwahuye nyuma nyine. None se kuki avuga ko ndwaye sida? Iyo sida yayirebye he yayibonye gute? Ko nubundi twawuje imibiri n'amaraso ko uko bukeye nuko bwije tuba turi kumwe. Warakeka nyine ko mushobora kuba mwese hari wagira wabafite ibyo tubyihorere reka ngo amakuru yanjye ubuzima bwanjye busanzwe ibyo tubyihorere byararangiye. Kimwe mbivugaho unabishatse we wazabanza ukajyayo wenyine kuko nabo gupima kandi ashanga tujyane turi babiri. Nyine bo muzabanza mujye wenyine anzure bukuhagaze nusanga uri tayari azabanza ajyeyo azana ibipimo bye ndebe ntago nzajyaho ngo ngiye mbimwereke ngiyewe ngenyene azabanza ajyeyo azana ibye ndebe noneho nanjye ngende kwa dahari noneho ko tutari kumwe undi akantu kari gutuma wanga kujya kwipimisha nakahe kumujyana wenda naga ari kubyumva noneho kuki uri gutinya kujya kwipimisha kugira ngo niba uzi kuri muzima koko nakagiye ibintu bikava mu nza bikarangira kuki uri kubyanga cyangwa hari ubundi buryo uri kwikeka pembeni. Ega keza buriya ntago urwikekwe rwabura kuko buriya nanyuze mu bintu byinshi cyane nasambanye n'abatinganye ndetse igihe kinini cyane cy'imyaka 20 sambana n'indangamirwa muri bene babandi bicuruza ku mihanda sambana n'abagore babandi babapfubuzi babita bashuga mami urukumva rero kuba naripimisha kugeza amaginga yangaye nanjye ubwanjye mfite impungenge ariko nubwo nzifite nanone ndi muzima nanone ndi muzima kuko umuntu urwaye sida ntaga afite ariko nyine nago wizeye kangahe nko kwijana wizeye kangahe kuri muzima 100% ko ndi muzima. Oya 100% ngo waragiye kwipimisha. Urashaka ko nizera 20% se? Nose ngaho nawe mingiri nawe bimvugira. Inama nge nakugiye. Ukurikije wowe ibyo wanyuzemo kandi ukabutaramenya uko uhagaze. Kugira ngo bibangamire urugo rwawe. Wowe uzabanze wibete atanabizi. Ubanze kwipimisha. Ako nibeta ntago nzamwereka amavrote yanjye. Wowe uzabanze umenye igapana guhita umwereka. Ntago nzamwereka ibipimisho byanjye. Wowe uzabanze ujye kwipimisha. Ubanza umenye wowe ku giti cyawe ese ndi muzima cyangwa arwaye nusanga uri muzima ubwire madamu uti tujye kwipimisha ese nawe ni muzima reba ukuntu yayangana n'urudodo sindi kumusebya ariko nawe reba muzima umuntu nago nyine wamenya ariko nyine nawe ni atari muzima namuguriye amavuta y'ubwoko bwose ngo ndeko yagira kayo ariko shwita byaranze ushaka ko yitukuza umukecuru umuntu ngana kuriya none se we nsubwiza abantu ntibahita bemera nta kibazo nicyo wamukundiye ushaka kumuhindura gusa warwaye nago yabigusaba iyo ako kantu kandi ngubwiye ni uzabanze ugende wenyine ubanze ubyimenyere nusanga ari amahoro uzuvuza impundu ubwo n'ubango wicyo ashaka nuko ashaka kumenya ko ndi muzima nasanga ndwaye ntago tuzaba tukibanye ibyo ngibyo byo ni uzamenya amahitamo ye niwe uzabimenya yego gusa nyine we irindi ikintu cyose cyatuma urugo rwawe rusenyuka utaranubaka isi famiye zawe zabivuze iki
famiye zanjye se zararakaye ngo twagiye ngo guse ngo famiye zanjye zararakaye ngo nanze no kubatumira ngo ntago byumvikana ngo harimo ikibyihishe inyuma baravuga ati ngo wenda turashimira Imana kuba ubutinganya buretse rabuvuyemwo barimo no kwitegura kuntera inkunga kugira ngo ubwo bukwe bukorwe famiye barabyakiriye se none famiye yanjye dusigaye duhuza cyane rimwe na rimwe nzajya ngenda mpamagara famiye yanjye nyibagaragariza mubona ko nta kibazo mfitanye nayo ariko ngo ikintu gisabwa ni kimwe nuko natuje iminsi 2 maranye nawe nta n'ukwezi kurashira ntago ntuje rwose rero ushaka ukuntu wakishyiramo amahoro mu mutima mfite stress nimba abantu bose bubatse ari uko bimeze oya ntago ari no gushaka twabireka abagabo kabisa ntago ari bose ntago kubose ntago abantu bose bakuze ibibazo mu umugore akubuza amahoro neza ukamera nk'umuntu bikoreje isima ku mutwe ntago ari bose kuko buri muntu agira ibibazo bye mu usumva ko ufite ikibazo nk'icyo ushaka gusanga ari undi muntu ufite ikibazo cy'umugabo warayakubiswe n'umugore ibintu bibazo biba bitandukanye cyangwa waraye utandukanye n'umugabo ahubwo uburyo bikemura nk'umugabo ahangaha rero iyo havutse ikibazo nk'iki nibwo ugomba kuba umugabo gakemura urugo oya reka n'ukuntu umugore akubera ibamba hari n'igihe umugore agusaza neza akaga kumwumvikana agushaka indi mpamvu urumva nkuko kunjye birirwa bavuga ngo mushakaho ngo imitungo ngo Imana yamugire neza ngo yabonye abaterankunga abantu bakavuga ati wewe nta kindi kintu ngo mukurikiye atari imitungo gusa oya ni utuntu turaho ngaho nta mitungo afite cyakoze hari inzu afite ese inzira yiste se yavuze avuga ngo n'umuntu wimukodeshereza oya hari niyo afite bamuhaye nka kado ifite Kigali se cyane mu cyaro ntaga ni mu cyaro ni Kigali afite inzu Kigali rero nk'umugabo wanga gasuzuguro nanze ko tujya kuba mu nzu ye duhitamo kujya gukodesha kandi mbuba muri iyo ngiyo umuntu yubakike abishyurira oya okay iyo ngiyo erega n'ubwabukubesha ngo umuntu bishyurira wamwishyuriraga byararangiye yimwishyuraga ntaraza ariko uwo mugabo ese ubundi bibiwe n'iki kuwa mugabo atamwinjiraga hari umugabo handi Kigali ni umugabo niwe wamwishyuriraga icyo gihe hari umugabo wakomera kwishyura inzu handi Kigali ngo afate amafaranga ye ayishyurira umukobwa cyangwa umugore nta kintu bahuriraho ni inzu nini nyene ya cadastre nziza ifite igipangu none kuki yari akakareka kuyishura ko dusigaye twirwanaho sigaye nsabiriza inshuti n'abagenzi ntabyo ati mumfashe dore nabuze kwishura inzu dore ko ibyo bibazo mpura nabyo bakavuga uti reka tugufashe utandavura se nakakwiye kuba nasaba umuntu n'akazi karabuze ibyo ntago nabimenya ahubwo Imana idufashe dutegwe inkunga mu bwo bukwe kandi ikindi Imana idufashe mbona akazi keza nkore nikorere naho ibyo gora turyana n'inkoko zigwaye uburoro tubyihorere ntacyo bimaze gahunda nuko ziterekeza abasore usize inyuma batarashaka nk'umusore ushatse ukiri muto ugashaka umudamu mukuru nyine usobanukiwe iby'urugo hari utuntu duke uzajya ukora tw'amakosa akagukebura ariko nyine none mu kinyabupfura abasore mu ngana batarashaka bamaze kubona ko washatse mu nshuti wari ufite nta nshuti zakuvuyeho zivuga ziti ushatse umugore mukuru ntuzongere nyine hari ukuntu ushaka inshuti zimwe na zimwe zikagenda icyo nabwira abanyarwanda muri rusange ntabwira n'inshuti zanjye ndetse n'abavandimwe munyihanganire kuba wenda narashakanye n'umuntu navuga ngo arakuza afite imyaka kuko urebye muri karite bamwita mukecuru abandi bakansebya bakambwira ngo none se abyangira iki ko twese tugomba gusaza abandi bakavuga uti ngo ashakanye na nyina abandi bakavuga uti nayobye inshuti zitarashaka nuko wenda inshuti nyinshi zitazi gushaka uko bimera ariko ubundi kuba umugabo no gushaka umugore cyane mu gihe utarashaka umugore ngo nawe witwa umupapa ubyare n'akana wemera inshingano z'urugo bakubahe uhabwe ijambo ngo nyine warayobye umusore wese ahari wankundaga nimba ari umuntu ufite ubumuntu akomeza nkunde nimba hari n'ibyo twakoranaga byiza by'ingenzi niba hari na support twagiranaga akomeza nyiteho nanjye mwiteho sibyo kandi nabwo utazagira icyo afasha mu buzima bwanjye ku muntu wese utishimiye umubano mfitanye n'uriya mukecuru ubwo nyine nakazi ke ntago ngiye mbyitayeho bimurebe inshingano z'urugo nge nazifashe nafashe umwanzuro kireka ntihabaho gutandukana kwanjye n'uriya mukecuru bitewe n'ibyo tutumvikanaho icyo gihe wenda nzarusenya nongere mbe umusore nk'abandi wenda zategeza uw'Imana yangereye hari ijambo wabwira madamu wawe
cyo namubwira nimba ari kunyumva akakanya ariko ibintu by'amatiku areke gufuyira Betty areke no gufuyira nanjye urumva ahubwo yite ku rugo rwanjye nawe urumva yite no kubyatunga umuryango urumva kuko nakomeza kubigira intambara bizarangira dutandukanye ari ubikoze binarangire yanganye n'umwana we hahandi ho guhurira mu mihanda bakarwana bagafatana mu izosi turumvikana usanga nyine bibaye ibibazo usange na polisi bijemwo bitari ngombwa sibyo ariko nyene ngico nabwira uriya mugore anje Betty nako mama Betty urumva mba nabavanze rega nawe niba ko yigeze kuba umugore wanjye simbizi ariko ico namubwira tuza ashira agapira hasi twubaka urugo okay natabyemera nabwo ubwo amahitamo naye ibi byo gushaka nabyo byo kuvuga ngo nukujya kwipimisha je sindwa sida urumva ubwo gahunda nuko ziteye tuzabikemura nk'abantu nyene bakuru afunga umutwe ariko ndafunga umutwe dutuye hehe ariko dutuye hano Kimironko ntago ari kure hano hafi no kuri Beka manutse epfo gato hafi n'umurenge wa Nyagatovu abantu benshi barahazi kandi munyihanganire munambabarire sibyo uza babazwa nuko nashatse azajye kwamakuza kwiyahura reka dusoreze hano ngiye ndifuza kuzabasura mu rugo kandi nzaza uzaza utuzanira inkwererano urabizi ko dufite n'ubukwe ntuzaze kuryo gusa kandi uzabitangira kuri kamera tuzatanga inkwererano invitation zarasohotse oya biranemewe kuzitanga biremewe no gutanga inkwererano invitation nitwe simwe bireba tuzatwerera tutazi ubukwe n'igihe buzabera n'ukwezi twaragiye mu murenge twarabigaragaje hari ikindi kimenyetso mushaka kirenze icyo ko buzaba ryari ayo gutwerera umuntu atwerera itariki y'ubukwe yarasohotse invitation yaraje itariki n'ukwezi ibyo nibisohoka tuzatwerera gusezerana se baritwerereza ko mwana birangije wabuze kubitubwira mugiye kujyayo uri kwitwerereza ibintu ariko mwana bikora aricyo byarangiye reka dusoreze hano Kayusi turakwifuriza urugo rwiza kubaseriye kugira umuryango niba usenga nyine ugakomeza ukisengera Imana ikakwagura simbizi ibintu byo gushaka umugore nubwo nashatse umugore nkaba nubatse urugo ndabona biri kunyobera pe biri kungora birimo kunyara stress ndikumva bitazabishobora kabisa banze ugerageze nayitinya itarungurutse nubundi biri no rukwaniye nurundi ntiwazarushobora nibyo niko zubakwa niko bajya bavuga nawe niko rwubaka nawe niko bimeze wasanga nawe bikomeye ntago ingo zubakwa kimwe nuzubaka urwo nk'uko umuturanyi wanyarwubatse ntago ari kuzubaka uzubaka nka Kayusi n'umugore wawe mami neza hari ikindi ngiye kwitwa papa Kayusi na papi neza na papa Kayusi amazina abiri soreze hano ubwo bindi nzandashandasha ku mwanya mbasure mu rugo tuganire dusangire ibintu bigende neza oya murakoze cyane abadukurikiye kuri Keza nanjye ndabakunda cyane kandi Imana akomeza bari namwe reka dusoreze hano nawe mu kiganiro cy'ubutaha thank you